Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Amakuru amashyashya atugezeho aka kanya nuko 13 mu bagize itorero inyamibwa baburiwe irengero. Baburiwe rero irengero mu gihugu cy'Ubufaransa. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Ababyinnyi, abaririmbyi ndetse n'abavuza ingoma bagera kuri 13 bari bagize itorero inyamibwa riherutse kwitabira Festival de Culture du Monde mu gihugu cy'Ubufaransa baburiwe irengero muri ico gihugu. Amakuru tumenye nuko aba bantu uko bari amakuru atugezeho nonaha nuko abantu 22 bari mu itorero inyamibwa byagiye mu Bufaransa hatashye 9 gusa. Amakuru yo gutoroka kw'abagize iri torero yatangiye kuvugwa bakiri mu Bufaransa, ariko inkuru iza kubimamo mu rukerera rwo kuwa 23 Kanama 2022 ubwo bageraga i Kigali ari 9 gusa. Umwe mu bajyanye n'iri torero yahamije ko abantu bagiye batoroka umunsi ku wundi kugeza ubwo batashye i Kigali ari 9 gusa. Yagize ati twagiye turi 22, sinavuga ngo buri munsi hagendaga bangahe, cyakora uko bwiraga bwacyaga hari abo twabuze kugeza ubwo dutashye turi 9 gusa. Itorero inyamibwa ryerekeje mu Bufaransa mu ijoro ryo kuwa 28 Kamena 2022 rimarayo hafi amezi 2. Ryageze i Kigali mu rukerera rwo kuwa 23 Kanama 2022. Uwaduhaye amakuru yavuze ko bategereje ko iminsi ya visa bahawe irangira kuko ari amezi 3 ngo bamenye niba koko bagenzi babo batazagaruka. Ati twarinze dutaha turi 9, icyakora kuko hakiri ukwezi visa yabo igifite, reka dutegereze ko bazataha, baramutse bataje nibwo twamenya ko batorotse. Iri torero ryanagiyemo abarimo Miss Umuriro Anita witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019 ntabashe kwegukana ikamba, cyakora kaza kwegukana ikamba rya Miss Supernation muri 2021. Ribarizwamo kandi Teta Ndanga Nicole wegukanye ikamba rya Miss Heritage muri Miss Rwanda 2020. Ese wakibaza ngo niki gituma Abanyafurika iyo bageze mu bihugu byo hanze baba bumva bakwisigarirayo cyangwa se bakumva bahita bareka igihugu cyabo bakisigarira muri biriya bihugu byo hanze? Ese amahanga yego ni meza, amahanga yego araryoha, amahanga harimo iterambere ryinshi rituma koko twifuza kuba hariho hantu twakwibera, ariko ni iki cyatuma igihugu kiba cyakohereje hanze ku itike y'igihugu kuri buri ikintu cyose bakagutakazaho, warangiza nawe ugahemuka ukaba wahita wisigarira ahantu nk'aho ngaho, kandi igihugu kiba cyaraguhaye amahirwe yo kuba wagenda ingendo nk'izo ngizo ku buntu, warangiza ukagitenguha ukakereka yuko ibyo cyakoze bidahawe agaciro, ahubwo wowe ugahitamo gukora ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Wakibaza ati ese kuki Abanyafurika dukunda kuba twagera hanze tukumva ko twakisigarirayo tugatera umugongo igihugu cyatubyaye? Ni ibintu biteye agahinda ndetse bibabaje cyane, ndetse nanjye ubwanjye mvuga ko
mbinenga ku mugaragaro. Ushobora gushaka uburyo bundi wagenda ariko udakoze ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubu abantu bagera kuri 13 bose bari mu itorero inyamibwa basigaye mu Bufaransa. Uribaza ngo ese bo bizagenda gute baramutse bashatse wenda kugaruka mu Rwanda? Ariko nuko igihugu nyine ari umubyeyi, birashoboka yuko banagaruka bakakirwa neza. Hari benshi bagiye bakora ibintu nk'ibyo ngibyo bikarangira nabo bagiye hanze, nk'uko bagiye ku itike y'u Rwanda, bagiye ku itike y'igihugu cy'u Rwanda, bikarangira bisigariyeyo. Ariko nyine ntago navuga ko ari ibintu umuntu yashima, ariko ntago bikwiriye habe namba. Ni Paradizo TV rero twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Nyagasani rero akomeza abahundagazeho umugisha, mukomeze muhirwe mu byo mukora byose. Muhorana nande, muhorana na Bukadi. Reka tubonane ubutaha.